Good evening, everyone. You know, Wes, We are so glad to be together once again here in the evening fellowship. turanezerewe kuba turi muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana umugoroba. This is the time we are going to share the heart of God through the scriptures. Uyu ni umwanya dusangiramo ijambo ry'Imana binyuze mu byanditswe. I will pray and we begin. Ndasenga hanyuma dutangire. Dear our Heavenly Father, we thank you for this moment. Data wo mu ijuru tugushimiye umwanya. Father, we thank you for your abundant love and the grace that you have poured unto us. Nyagasani tugushimira urukundo rwawe rutarondoreka n'ubuntu tugirira. Lord, many times we lived in the illusion, we lived in confusion. Nyagasani inshuro nyinshi tubaho mu rujijo. And Lord, we did not know the truth, but Lord, you have revealed the truth unto us. Ariko nubwo twabayeho Nyagasani tutazi ukuri waduhishuriye ukuri. Now this is the time that we are sharing the gospel with many people. Rero iki ni igihe aho dusangira ubutumwa bwiza n'abantu benshi. Father, we need your wisdom, we need your spirit to guide this moment. Data dukeneye ubuntu bwawe, dukeneye na mwuka wera kugira ngo atuyobore. I pray for the people who listen to this sermon. Ndasengera abantu bose bumva iri jambo ry'Imana. Father, unless you open their hearts, there is no one who is willing to receive your word. Nyagasani uramutse utafunguye imitima nta n'umwe ushaka kwakira ijambo ryawe. However, we believe that once you receive your heart, you receive your word, Lord, great things will happen in our life. Nyamara twizera ko igihe twakiriye umutima wawe tukakira ijambo ryawe ibintu byinshi bihambaye bikoreka muri twe. So we hand over this moment into your hands. Umwanya tubishyize mu maboko yawe. We pray all these things in the name of Jesus. Byose tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. This moment we are going to read the book of Romans chapter 5. Tugiye gusoma mu Baroma ibice bitanu. Romans chapter 5 verse 12 turasoma Baroma ibice bitanu mirongo 12 up to 21. tugeze ku 20. Romans chapter 5 verse 12 up to 21. Baroma ibice bitanu mirongo 12 tugeze ku 20. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Bameze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Amategeko ataratanga icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwaho amategeko adahari. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. Icyakora uhereye kuri Adamu ukageza kuri Mose, urupfu rwatwaraga ndetse n'abatakoze ibyaha bihwanye n'igicumuro cya Adamu wasuraga wajyaga kuzaza. But the free gift is not like the offense, for if by one man's offense many died, much more the grace of God and the gift of the grace of the man of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Ariko Imana y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'Imana y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. And the gift is not like that which came through the one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari ryo gucirwaho iteka, naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi ni ugutsindishirizwa. For if by one man's offense death reigned through one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through one, Jesus Christ. Kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteousness the free gift came to all men, resulting in justification of life. Nuko rero
kubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. Kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi b'abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi b'abakiranutsi. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abounded much more. Ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka biduhesha ubugingo buhoraho kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Yeah, thank you very much. We have read up to verse 21. Murakoze dusomye kugeza ku mirongo 21. The book of Romans is one of the books that I like so much in the Bible. Igitabo cy'Abaroma ni kimwe mu bitabo nkunda cyane muri Bibiliya. Because in this book the gospel was explained very simply and exactly. Muri iki gitabo ubutumwa bwiza bwarasobanuwe busobanurwa mu buryo butomoye. Before I received salvation, I used to read the Bible. However, I could not catch the point of the Bible. Yeah, even though I used to go to church, but my faith, had no clear goal. And I thought this is something normal. In the Bible, many times we read the story of people who are sick. And especially the Bible talks about lepers. So in the Bible, leprosy is considered to be a curse. In the beginning, I didn't know why is leprosy a curse. However, I came to listen about this disease of leprosy. Someone who is a leper, now this disease kills all the senses of the body. That is why even if you are burnt, even if some of your body parts are cut, you cannot sense, you cannot feel it. Even if you stab him with a knife, still they don't feel pain. Now that is leprosy. And now in the Bible, leprosy is considered as a curse. Out of so many diseases, it is called a curse because it kills the senses of the body. Now in the same way also, sin is a curse. Even though I went to the church, but every time I was a sinner, every time I was condemning myself. But something which is worse than that, I thought it is okay. Actually, if you have normal working spiritual senses, you being a sinner, you should be afraid, you should be tormented so much. Why? Because the last destination of sinners is into the hellfire, the eternal destruction. How can man bear going to hellfire and destroyed forever? Now those who are bearing sin in their heart, at the same time also they bear everlasting destruction. Now someone who has good working senses, they should be afraid. Now they should be without peace. However, that was the contrary to me. Even though I went to the church,
ngo najyaga mu rusengero always I lived with sin in my heart. buri gihe nabanaga n'icyaha mu mutima Always I lived with condemnation in my heart. buri gihe nabanaga no kwiciraho iteka mu mutima wawe However, I thought that is okay. gusa nanatekerezaga ko ntacyo I bitwaye thought this is not a big problem, numvaga icyo atari ikibazo gikomeye just because everyone in the world also have sin. abantu bose mu isi bafite ibyaha Now, this is why so many people today, they have missed the target of the true faith. iyi niyo mpamvu abantu benshi batakaje intego yo kwizera muri iyi minsi Now, as long as you think that you are okay with sin, igihe cyose wumva ntacyo bitwaye kuba uri umunyabyaha even you cannot have any willingness to solve your sin problem. ntushobora no kugira umutima wo gukemura ikibazo cy'icyaha cyawe However, one day when judgment comes into our heart, nyamara umunsi urubanza rwinjiye mu mitima yacu one day when this hellfire really reaches the deep of our heart, igihe umuriro utazima ugeze ku ndiba z'imitima yacu everyone will cry out to the Lord, buri wese yatakira uwiteka Lord, I am a sinner. aba ati nyagasani ndi umunyabyaha Then how can I do? ese nabigenza nte Now, God is waiting to listen to such confession out of the mouth of the people. imana iba yiteze kumva abantu batura gutyo I'll explain Romans chapter 5, the story we read, but I want to read now chapter 7. mbere yuko mbasobanurira abaroma ibice bitanu twasomye reka tubanze dusome Romans chapter 7. abaroma igice cya karindwi Yes. If you're there, you can open in Romans chapter 7, verse 19. abaroma ibice birindwi umurongo wa 19 For the good that I will to do, I do not do, but the evil that I will not to do, that I practice. handitse ngo kukiza nshaka atari cyo nkora ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora Verse 20. umurongo wa 20 Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nyibikora ahubwo n'icyaha kimbamo Now, here we can see the testimony of Apostle Paul. aha tubasha kubona ubuhamya bw'intumwa Pawulo What makes me happy is because this is exactly the same testimony like me. icyanejeje no kubuhamya nk'ubu aribwo nanjye nisanzemo Everyone, all of us, we believe in God trying to do good in our life. twese twagerageje kwizera imana twayizeza kugerageza gukora ibyiza However, even though you try to do good, finally you realize that you cannot do good. nyamara nubwo wagerageje gukora ibyiza amaherezo watawe kutabibasha All people always struggle to avoid evil. abantu bose usanga buri gihe bagerageza kwirinda ibibi However, although they try with all of their heart and determination, finally they find themselves in sin and evilness. nyamara nubwo bagerageza bakora iyo bwabaga amaherezo bisanga mu bubi bwabo n'ibyaha So even Apostle Paul, now we can see that he led this kind of life. intumwa Pawulo nawe tubona ko yabayeho ubuzima All time he wanted to become good and appear as a upright person before God. buri gihe ashaka kugaragara nk'umuntu mwiza nk'umuntu utunganye But what was the end result? hasi byasozaga gute He was nothing but a sinner. nta kindi cyamubaga uretse kugaragara nk'umunyacyaha Now verse 24. ngoma 24 O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? 24 yemwe mbonye ishyano ninde wankiza uyu mubiri utera urupfu Now Apostle Paul reached this point that now he gave up on himself. intumwa Pawulo ageze ahantu nawe ubwe yiheba Now he began to confess, O wretched man that I am. yatangiye kwatura ati mbega mbonye ishyano Oh, what a pitiful person that I am. ndi umuntu rwose ubonye ishyano I'm a person who is worth to be destroyed. ndi umuntu ukwiriye kurimbuka I'm nothing but a sinful person. ntacyo ndi kiretse kuba ndi umunyacyaha I always try to become good. buri gihe ngerageza kuba mwiza And I think this is the good way to believe in God. kandi mbarumva ko iyo ari inzira nziza yo kwizera imana Many people are filled in the church. abantu benshi buzuye mu rusengero Many people live this kind of a religious life trying to be good by themselves. abantu benshi babayeho ubuzima bw'idini bwo kugerageza kuba abantu beza However, one day we reach this point, ariko umunsi umwe hari ahantu twageze O wretched man that I am. aho tuvuga tuti yemwe mbonye ishyano I'm someone who is destined to go to hellfire. ndi umuntu wo kujya mu rutazima Because I can't go to heaven with sin in my heart. ntabwo nshobora kujya mu ijuru mfite icyaha mu mutima wanjye Whether you have many sins or little sins,
it doesn't make any difference. waba ufite ibyaha byinshi cyangwa bikeya ntawe bitandukanye. The person who has 1,000 sin and the person who has only one single sin, all of them, they are equal before God. umuntu ufite ibyaha igihumbi n'ufite icyaha kimwe barahwanye imbere y'Imana. Because you can't go to the kingdom of God with one sin in your heart. waba ufite icyaha kimwe gusa ntiwajya mu bwami bw'Imana. Then how can you live in this world without sin? none se ubwo wabaho mu isi nta cyaha ufite gute? People don't know the word of God, they try so much. abantu ntibazi ijambo ry'Imana ariko baragerageza cyane. They try to fight sin and avoid it. bagerageza kurwanya icyaha no kukirinda. And whenever they fall into sin, iyo wagikoze, now this is how I used to solve my sin problem. dore uko najyaga ngerageza gukemura icyo kibazo. Before I went to bed, I had to kneel down and pray to God. mbere yo kujya ku buriri ndapfukamaga imbere y'uburiri ngasenga. Oh God, I'm a Christian, but you see I have committed sin. ndabona Imana ni umukristo ariko dore nakoze ibyaha. Please forgive me. ndakwinginze bimbabarire. Forgive me and I'll never sin anymore. mbabarire ibyaha rwose sinzongera gucumura. Then I just felt comfortable. mba natekanye. However, the next morning, ariko mu gitondo gikurikiye, whether I want or not, I found myself in sin once again. naba mbishakiye nabishaka nisangaga nongeye nacumuye. So whenever I had a free time, I could pray once again. igihe cyose mbonye akanya nongera ngasenga. Oh God, last night I said I'll never commit sin again. ni Imana iri joro nagusezeranije ko ntazongera gucumura. Even I did my best, but you see I have sinned once again. kandi nagerageje ngo ntacumura ko dore nongeye ndacumura. Can you please forgive me again? ndakwinginze ongera umbabarire. Please forgive me for the last time. mbabarire n'irya nyuma. If you forgive me this time, surely I promise that I'll never commit sin. numbabarira kwinshi ndagusezeranije sinzongera gucumura. However, just after 2 hours, ariko nyuma y'amasaha nk'abiri gusa, again I could find myself committing sin. nkibona nongeye gucumura. Every time I could pray asking for forgiveness, buri gihe nasengaga nsaba imbabazi z'ibyaha, promising God to never sin again. nkasezeranya Imana ko ntazongera. However, all time I broke that promise. ariko buri gihe iryo sezerano ryanjye nararyicaye. Many people, they are living this kind of faith life, abantu benshi baba ubuzima bw'umwuka nk'ubu and now they remain in confusion. bakaba bamurushije. I've heard some people saying, hari abantu numvise bavuga ngo I wish if I could die, after praying, confessing, asking for forgiveness. icyama nkazapfa maze kwatura ibyaha byanjye. If I could know my last minute, nimba namenyaga umunota wanjye wa nyuma maybe w'ubuzima, I'm laying at the hospital, wenda nzaba ndyamye mu bitaro, I'm seriously sick, nzaba nze ndware cyane, then God give me the grace to be aware that I'm going to die very soon. Imana ingire ubuntu bwo kumenya ko ngiye gupfa. They have very vague expectations. bafite ibyo biteze byo mu cyuka gusa. Everyone, we know our birth date, twese tuzi itariki y'amavuko but yacu, no one knows his death date. ariko nta n'umunsi itariki azapfiraho. That's why that way is not secure. niyo mpamvu inzira nk'iyo ngiyo ni inzira idatekanye. Now, although people are sinners, nubwo abantu ari abanyabyaha, however, they think they can do something to change and to become righteous. bapfa gutekereza ko hari icyo bakwiriye gukora ngo babe bakiranutse. But now here in verse 24, Apostle Paul reached this conclusion. ariko umurongo wa 24 nimwe Pawulo yageze kuri mwanzuro. O wretched man that I am, mbega ukuntu mbonye ishyano, who will deliver me from this body of death? ninde wanyuze umubiri untera urupfu. Now, Apostle Paul is looking for salvation from somewhere else. nimwe Pawulo gushakisha agakiza gaturutse ahandi. Now, in the beginning, he tried to save himself, bigitangira yageragezaga kwikiza, maybe by his works, by being committed to the church, by trying to keep the law. birashoboka ko byanyuraga mu byo yakoraga kugerageza kubahiriza amategeko. However, after realizing how wretched man he is, ariko amaze gutara ko ari umuntu wo guhura n'ishyano, now he's crying for help. yaratatse. Who will deliver me? ati ninde wanyuze, Who will deliver me from this body of death? ninde wanyuze umubiri untera urupfu. Everyone, when you come to realize that we are nothing but a pile of sin, iyo umaze gutahura ko nta kintu kiretse kuba ikirundo cy'ibyaha, when you realize that the whole of us we are made of sin, iyo umaze gutahura ko twese turi abantu bakozwe mu cyaha, now you come to realize that salvation cannot be made by your effort. icyo nicyo gihe unatahura ko agakiza kadashobora gusohozwa n'umurava wawe. That is when you realize that someone else has to save you. niyo mpamvu utahura ngo hari undi nkeneye wo kunyuza. Now, who can save you? rero ninde ubwo wagukiza? Can human beings save you? ese umuntu yagukiza koko? Abraham could not save us from our sin. Aburahamu ntiyigeze ashobora kudukiza ibyaha. David could not save us from our sin. Dawidi ntiyashoboye kudukiza ibyaha. Not even Moses could save us from our sin. habe na Mose ngo yabashe kudukiza ibyaha, Because even themselves were sinners who are in need of salvation. nabo ubwabo bari abanyabyaha bakeneye gukizwa. Now only Jesus Christ, who is blameless,
who is sinless, is able to save us from our sin. rero yesu arafite inenge arafite icyaha na kimwe niwe abasha kudukiza. And now this is why he came down in this world. iki ni nacyo cyamumanuye aza mu isi. Now when Mary was pregnant, ubwo mariya yari atwite, angel Gabriel came and spoke to Joseph. marayika gaburiyeli yaraje abwira yosefu ati, Now she'll bring forth a son, dore azabyara umuhungu, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. nzamubyaza nzamwite yesu ko azakiza abantu ibyaha. Now the purpose of Jesus coming into this world, yesu yazaga, that was nothing but to save us from our sin. yarazanye umugambi umwe wo kudukiza ibyaha. Yes, he fed 5,000 people with 5 barley loaves and 2 fish. nibyo koko yahagije abantu 5,000 amafi 2 n'imitsima 5. Yes, at Cana of Galilee, he changed the water into wine. ikana y'i galilaya yahinduye amazi divayi. Yes, at Capernaum, he saved a paralytic, carried by 4 men. i kaperinawumu yakirije ikirema cyari gihetswe n'abantu 4. One day, Jesus Christ, he calmed down the sea. umunsi we yesu kristo yanaturishije inyanja. Now we can see that he did so many works as he was in this world. dushobora kubona ko yakoze imirimo myinshi ubwo yari mu isi. However, those were not his purpose of coming into this world. ariko mu by'ukuri ntabwo yariyo ntego nyamukuru ye yo kuza mu isi. Now, the exact purpose for him coming to the world was to save us from our sin. cyazanye yesu cya mbere kwari ukugira ngo adukize ibyaha. Now, that's why angel testified of him and said, ibyatumye marayika amuhamya avuga ati, she'll bring forth a son. azabyara umuhungu, You shall call his name Jesus, uzamwite yesu, for he will change water into wine. kugira ko azahindura amazi divayi. He didn't say so. ntabwo ariko marayika You yavuze. shall call his name Jesus, uzamwite yesu, for he'll walk on the sea. ko azagendesha amaguru hejuru y'inyanja. Now, he didn't testify him of like that. ntabwo ari uko marayika yavuze. However, he said, ahubwo yaravuze you ati, will call his name Jesus, uzamwite yesu, for he will save his people from their sin. kugira ko azakiza abantu be ibyaha byabo. Now, all people say Jesus is almighty. abantu bose bavuga ko yesu ashobora byose, However, they speak it with their lips, ariko bavuga ku munwa, but they don't believe that with their heart. ntibabyizeza imitima. If you really believe that Jesus is almighty, ntiwizera ko yesu ashobora byose koko? what about the work of saving you from your sin? nase ko yaragukijije ibyaha byo, Did he succeed or he failed? yarabikoze cyangwa byaramunaniye? Now, everyone should ask themselves this question in their hearts. buri wese agomba kubaza iki kibazo mu mutima we. 2,000 years ago, Jesus died for me. hashize imyaka 2,000 yesu ampfiriye, An angel testified that he will come to save me from my sin. kandi marayika yamuhamije ko azaza ngo ankize ibyaha. So did he really save me or he failed? ese koko yarabinyujije cyangwa byaramunaniye? Now, if we ask ourselves this question, twibajije ikibazo nk'iki, we are able to meet the answer. tubasha guhura n'igisubizo. Now, here, according to the book of Romans chapter 5, gendeye ku Baroma mu gice cya 5, now Apostle Paul could discover something very precious. nyuma pawulo yakeneye hatawe cy'igiciro. Now, I want us to read verse 18. reka dusome umurongo wa 18. Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act the free gift came to all men, resulting in justification of life. nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Now, how did you become a sinner? wabaye umunyabyaha ute? How did you, get the sentence of judgment? ni gute waciriwe urubanza rwo kurimbuka? I used to think it's because I do the crimes. najya ntekereza ko ari uko nakoraga ibyaha, I speak lies. narabeshye, I steal. naribye, You see, because I blaspheme. kubera ko natukanye. Because of that, I have become a sinner. ibi byangize umunyabyaha. However, nyamara that was not true. ntabwo kwari ukuri. Many people are thinking like that. abantu benshi n'uyu munsi niko batekereza. Because I have jealousy in my heart. ati njye ngira ishyari mu mutima, Because I hate, I fight. dore nanze nguyu ndanarwana, This is why I have become a sinner. rero dore nabaye umunyabyaha muri ubwo buryo. Do you know what it means? bivuze iki? It means if you don't do them, bivuze ngo uramutse ubihagaritse, if you don't commit those sins, then you'll be a good person. udakoze ibyo byaha waba umuntu mwiza. So in that case, you may even not need Jesus Christ. muri icyo gihe nta nubwo waba ugikeneye Yesu. That's how Satan makes us believe in the word of God upside down. uku niko satani adushuka tukizera imana amacuri. So they try to be justified by their good works. abantu bagerageza gutsindishirizwa n'imirimo yabo myiza. In that case, what is the need of them to believe in Jesus? hasi ubwo baba bagikeneye kwizera Yesu kubera iki? However, the Bible says we did not become sinners by doing something evil. nyamara Bibiliya ivuga ko tutigeze tuba abanyabyaha kubera ko dukora ibibi. The Bible says we became sinners by one man.
ahubwo twabaye abanyabyaha kubera umuntu umwe. Therefore, as through one man's offense, nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe judgment came to all men. cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Who is this one man here? uyu muntu umwe uvugwa hano ni That is Adam. uyu ni Adamu. All of us, we are the offsprings of Adam. twese turi urubyaro rwa Adamu. And of course, we are born with his nature. tuvukana kamere ye, akamero ke. Adam was a sinner, Adamu wari umunyacyaha, inherited the sinful nature to all people. yaraze inyoko muntu yose icyaha. Therefore, whether you do good or whether you commit sin, rero wakora ibyiza cyangwa ibibi, it does not change the nature that you are born with. ntabwo bihindura kavukire yawe. However, the Bible says that even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. nyamara birayongera ngo ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu gutsindishirizwa bose bagahabwa ubugingo. Who is this one man here? uyu umwe we ninde? Now, this is Jesus Christ. uyu ni Yesu Kristo. Now, in simple words, mu magambo yoroheje, because of Adam, we all became sinners. kubera Adamu twese twagitse abanyabyaha, Now, because of Jesus, we all became righteous. ariko nanone kubera Yesu duhinduka abakiranutsi. Now, this is the main point of the Bible. ubundi iki nicyo cyatumye birayandikwa. God wants to teach this to every person. Imana ishaka kwigisha ibi ngibi umuntu You wese. think you are a sinner because you stole? utekereza ko uri umunyabyaha ko wibye? No way. oya, Even if you had not stolen, nubwo waba utaribye, still you are a sinner. ni hahandi wari umunyacyaha. And the Bible says that, the judgment came to you. biravuga ngo waciriweho iteka. In other words, we are born with a sentence to go to hell. bivuze ngo tuvuka twarakatiwe urugo kurimbuka. Now, verse 19. 19. For as by one man's disobedience, many were made sinners. haranditse ngo kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye kwa benshi b'abanyabyaha, So also by one man's obedience, many will be made righteous. niko no kumvira kumwe kuzatera kwa benshi b'abakiranutsi. When you take 1 minus 1, it becomes 0. iyo ufashe rimwe ugakuramo rimwe ubona zero. Now, through Adam, we inherited sin in our heart. muri Adamu twarazwe icyaha mu mitima yacu, And that sin is with condemnation. kandi icyo kizana no gucirwaho iteka. That sin is with judgment into hellfire. cyazanye n'urubanza ruduciraho iteka ko tuzajya mu rutazi. However, through one man, Jesus, nyamara binyuze mu muntu umwe ari we Yesu now Kristo, Jesus took away our sin. Yesu yakuyeho ibyaha byacu. Jesus paid the wage of our sin. Yesu yishyuriye ibyaha byacu. That's why the Bible says that biravuga ngo by one man's obedience, many will be made righteous. kumvira k'umuntu umwe kwatumye abenshi b'abakiranutsi. Only the obedience of one man. kubera kumvira k'umuntu umwe, By the obedience of Jesus, kubera kumvira kwa Yesu, many people are able to become righteous. abantu benshi babashije kuba abakiranutsi. Even not by your own obedience. ntabwo ari ukumvira kwawe. I like football so much. ndi umupira w'amaguru cyane. So in Rwanda we have the national team. mu Rwanda natwe dufite ikipe y'igihugu. When our national team is playing, iyo ikipe y'igihugu iri gukina, we say that Rwanda is playing maybe versus, another country, let's say versus Burundi. turaba tutudora u Rwanda ruri gukina nk'urugero n'u Burundi. And then, now 11 players are in the playground. nyamara mu kibuga barimo abakinnyi 11. Now, the players, they kick the ball in the net and they score, a goal. aba 11 bateye umupira ukajya mu rushundura bikaba igitego. Now, all 12 millions, population of Rwanda, now they scream, they shout, they say, now we have got victory. abaturage b'u Rwanda miliyoni 12 bose barasakuza bati turatsinze. Now, after the game, we say that we have won over Burundi. iyo umupira urangiye gutyo turavuga twatsinze Burundi. But it's not that all the 12 million people were in the pitch, playing. Imana ivuze ko miliyoni 12 zose zazagiye mu kibuga zigakina. So the victory of the players become the victory of all the people. nyamara insinzi y'abo bakinnyi bakinnye yinduka y'igihugu cyose. Now, it's the same with our salvation. nicyo kimwe n'agakiza kacu. Now, we could not solve our sin problem. ntitwabasha gukemura ikibazo cy'icyaha. We could not have obedience to be able to become righteous. ntitwabasha kumvira byaduhesha gukiranuka. But the Bible says that by one man's obedience, many will be made righteous. ariko biravuga ngo kumvira kumwe kwahesheje abenshi kuba bakiranutse. Which means the obedience of Jesus became ours. bivuze ko kumvira kwa Yesu kwahindutse kwacu. The righteousness of Jesus became ours. gukiranuka kwa Yesu guhinduka kwacu. The reason why we are righteous, mpamvu turi abakiranutsi rero, not because we defeated sin, si uko twanesheje icyaha, not because we did many good things, si uko twakoze
twakoze ibyiza byinshi, However, because Jesus' righteousness became ours, ahubwo ni uko gukiranuka kwa Yesu kwahindutse ukwacu. human being cannot dare to say that they are righteous on their own. Umuntu ntashobora kuba ko ari umukiranutsi ku bwe. However, every time we are shouting, I'm righteous, I'm holy, I'm perfect. Ariko dore uyu munsi turatuvuga dusakuza tuti njye ndi umukiranutsi ndatunganye. You're not the ones who made that perfection, that justification. Ntabwo ari twe twashyizeho ko gutungana no gutsindishirizwa, But Jesus' justification, Jesus' righteousness became ours. ahubwo Yesu gukiranuka kwe no gutsindishirizwa kwe byahindutse ibyacu. So when I met this gospel, nahoraga n'ubutumwa bwiza, I was very happy in my heart. naranezerewe cyane mu mutima. All of my life changed. Ubuzima bwanjye bwose bwahise buhinduka. I used to cry every day that I would go to hellfire. Najyaga ndira buri munsi umwana nzarimbuka. However, Satan had led me astray. Nyamara ni Satani wari waranyobeje. But after meeting this precious gospel, Ariko maze guhura n'ubutumwa bwiza bw'igiciro, I realized I was justified, I'm righteous because I received Jesus' righteousness. naje gutahura ko natsindishirijwe nakira Yesu umukiza. I really hope all of us can believe in this, Ngiye ko mwese mwakwizerera, because this is the only way that can take us to heaven. iyi niyo nzira yonyine dufite itujyana mu ijuru. It is very simple, Biroroshye also it is very clear. kandi birasobanutse. All you need is just to open your heart. Ukeneye nuko umutima wawe ufungutse. So I really pray that God, may allow us to believe in this word. Ndasenga cyane kugira ngo Imana itwemere kwizerera ijambo. Let's pray. Dusenga. Heavenly Father, we thank you for this evening. Utamwishe turagushimiye muri uyu mugoroba. Now here the Bible says that through one man's offense, judgment came to all men. Bivuze ko binyuze mu gikorwa cy'umuntu umwe icyaha cye cyatumye abantu twese ducirwaho iteka, And resulting in condemnation. twaciriweho iteka tuba abanyabyaha. However, through one man's righteous act, Ariko mu gikorwa nanone cyakozwe n'umuntu umwe, now the free gift came to all men, resulting in justification of life. cyahesheje abantu bose gutsindishirizwaho n'ubugingo buhoraho. Although we became sinners by Adam, Rero nubwo twabaye abanyabyaha kubera Adamu, however, by Jesus' obedience, by his works, we became righteous. twahindutse n'abakiranutsi kubera imirimo ya Yesu. Father, allow many people to believe in this word. Natawemera abantu benshi bizereje ijambo, Open their eyes of the heart ufungure amaso y'imitima yabo, and allow them to throw away their thoughts and believe what the Bible says. wemere kujugunya ibitekerezo byabo bizera ijambo ryawe gusa. Lord, we thank you. Nyagasani We turagushimiye, pray all these things in the name of Jesus. byose tubisenze mu izina rya Yesu, Amen. amen. Thank you very much. Murakoze cyane, We will meet once again next time. tuzongera duhure ubutaha.